narose ndi ahantu mu kigo cya gisirikare, harinzwe, hari abasirikare barinze bari mu minara hejuru, niciye mu busitani, nuko mbona abasirikare bakomeye bagaragara ko bakuze, baraza turicarana, ndahaguruka ngiye kugenda, bambwira icyarimwe ati icare hano, banyicaza hagati, ndangije ndababwira ati ariko ntabwo binkwiriye ko nicarana namwe, barambwira bati ariko twebwe turashaje tugiye kwitayaringa, ariko wowe iki ni cyo gihe cyawe. Rero nagira ngo uze kusobanurira izi nzozi izo narose. Murakoze. Shalom shalom abakunzi ba Elayo TV, twagarutse nkuko twagiye tubasezeranya ko tuzagenda tubaha ibiganiro. Twagarutse mu biganiro by'inzozi. Tugiye noneho gusobanura kurota wabaye umusirikare. Abantu baba bansuye inbox bakambaza ibintu byinshi bitandukanye, ngiye kubacira mu mayange kubabwiraho gato kurota wabaye umusirikare. Ayiwe ndindiriye kubisoza mana, ndindiriye kubisoza la wala bo, ndindiriye kubisoza. Ayiwe ndindiriye kubisoza, ndindiriye kubisoza mana we. Byo wambwiye mu nzozi ndindiriye kubisoza, ndikizabonwa ndisamatare ndindiriye kubisoza. Mu mazi ibyumba lewele bonia nyabyondo we ndindiriye kubisoza. Iwe ndindiriye kubisoza akota ya bonemo. Ayiwe ndindiriye kubisoza. Turabasirikare benshi twogejwe mu maraso yaya mwami wacu Yesu Kristo, ni nawe muyobo. Iwe kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Enenemo anayazota yabo dukomeze dushire mbere ya. Ndiho Uwiteka Nyiringabo, Imana ikomeye iberaho si cyarimwe, itangiriro n'iherezo. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye Kristo, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko waduhaye Kristo wera w'amahoro. Waravuze ngo uzabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Iryo jambo riranyura. Tolemone nemo kire vos enemo. Rindi rikambwira ngo kuko umwami Imana izanabara, kuko uzadutabara, ukadukura mu buretwa, ukadukura mu bibazo, ukadukura mu bitwugarije, ukadukura mu ntege nke, ugatanga agakiza, ugahembura nemos imbohe, ukanevoza kita, ukabohora ababoshye, ugakiza abarwayi. Kuzadutabara nicyo gituma tutamwara nemos. Niyo mpamvu maso yacu hakomera hakamera nk'urutare, kandi ntabwo tuzakorwa n'isoni. Udutsindishiriza ari hafi. Urakoze wera, bana natwe muri iki kiganiro, usanzwe ubana natwe cyane. Mbaraga zawe tuzumve. Robene mosi kita ruwire gire vose. Ushimwe kugiye kubana natwe, bitavuga Imana byose nibicaca keto yabo. Mu izina rya Kristo Yesu, imbaraga za Satani zose turazimenaguye. Toka shitani mu izina rya Yesu. Mwuka wera atuyobore kandi atuganze Kristo. Urakoze kugiye kubana natwe wera, mu izina rya Kristo. Amen. Tugiye gusobanura rero inzozi kurota wabaye umusirikare. Ari umuntu ukubwira ati kuko narose banyambika imyenda ya gisirikare, kandi umva ibyo bintu. Ari numbwira ariko nabyo nzabibasobanura shaka ko ndabyibutse. Ngo ko ndota banyambitse ibintu by'ubuganga, ngo nabaye umuganga, ngo ndi kuvura, kandi ntabwo ndi muganga. Ako nako ngagiye mideni. Kurota wabaye umuganga uri kuvura byo bisobanura iki? Nabyo nzabibabwira, ariko twivugire ikintu cyo kurota wabaye umusirikare. Twita dusome ijambo ry'Imana hano, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice 2, dusome ku murongo wa 3. Dusome mu izina rya Yesu. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu.
nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kurota wabaye umusirikare. Twavuze n'indirimbo ivuga ngo turi abasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Kristo niwe muyobozi. Kurota wabaye umusirikare bivuga iki mu mwuka? Uri kumva ko na Bibiliya bivuga ko turi abasirikare. Haleluya, haleluya. Nibyo tugiye kuganiraho rero. Kurota wabaye umusirikare bivuga iki? Bivuga iki mu buryo bwo mu mwuka? Bivuga iki mu buryo bwo mu mwuka? Nanjye byigeze kumbaho. Uyu muntu izi nzozi tumaze gushiraho icyo zivuga, hari abantu bari gutayaringa bari kuretayaringa retirement bari kuretayaringa mu bintu by'Imana. Hari ababa bari gusaza, hariho n'abapfuye, hariho n'ababa baritwaye nabi, abo bose Imana ikabasezerera. Uyu muntu rero tumaze kumva kano ka audio k'inzozi, Imana yarire kumubwira yuko iki ni igihe cye cyo gukorera Imana. Kandi umva, Imana ntabwo destavo niryo jambo ryatubwiye ngo nta waba umusirikare ngo yishire mu by'ubu bugingo mu busivili, yifate nk'abinaha. Muzarebe umusirikare babarinda ku musaza hari, umva umucaye imvurigo agakomeza n'imbunda ye izuba rikava, ntabwo inkumi icaho n'amabuno ngo ayirebe oya, ntabwo arangara. Nicyo bishatse kuvuga. Ntabwo ubu umusirikare ngo wifate nk'umusivile ngo ubukinejeje umuntu wakwandikiye ubusirikare. Icyo bishaka kuvuga ni iki rero? Imana yarimo hagurikije kugira ayikorere. Ntabwo waba umusirikare urumva ngo nangize ubu umusivile ngo bikunde ngukorera Imana uri umva mu bintu Imana ikora. Ntabwo Imana ihamagara umusivile. Niyo iguhamagara ufite ubusivile bwinshi, ibanza yagukubita amakosi. Abisiraheli Imana yabakubise ikosi ryo mu butayu. Ni kwa kundi Imana iguhamagara, umva iwanyu hari ibiryo ikabanza yagukubita ubutayu bw'inzara, ubusirikare ugakora igisirikare, ukabanza wavamo ibintu by'amashereka kakwereka dovose. Kandi ibipangu wari ubifite byose ukabigurisha, ugakodesha, ukarya ubuzima bukagukara. Ariko icyo ngundira Imana ni idukaranga idupfundikiye. Na waba umusirikare ngo yishire mu by'ubu bugingo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare. Turi abasirikare. Imana mu kuguhamagara ntabwo iza gukoresha uri umusivile, banza yagukuramo ibintu by'ubusivile byose. Abasirikare mu buryo busanzwe nabo baza ari abasivile mu buryo busanzwe, bakajya ku kosi welebo ikosi. Ni kwa kundi Imana rero hari akarimbo kabamvugutira kandi uncure inkambazi kakuvugutira. Warambara gufite ibyumba byuzuye imyenda, ukambara agatenge kamwe, ukarya ibiryo bitari mu munyu kotabo. Umva ikakwigisha Imana biri kukwigisha ibintu bitandukanye kugira urukumva nyine. Niba ugeze nawe aho kubura ibyo kurya, uzamenya. Nugera mu gihe cyo gutanga, uzamenya umuntu waburaye kugomba kumugaburira. Nibyo byose biri kugenda ikwigisha kugira umusirikare nyawe ku murimo. Umva niba iri kuguhamagara ngo uzaje kuvuga ubutumwa, ukajya kubuvuga utasabye itike n'icyo, kakwigisha kugenda n'amaguru wari ufite amamodoka. Nicyo bivuga kuba umusirikare wa Kristo benemo. Uba maso, ubyuka saa 9 za nijoro agasenga, wiyiriza ubusa. Umusirikare akora ibyo abantu bananiwe. Tuba turyamye bo baducunguye umutekano. Natwe abasirikare ba Kristo ducunga umutekano mu buryo bwo mu mwuka. Ibintu biba bishatse kuvuga ute rero? Kuvuga iki? Nanjye nigeze kubona bino bintu by'ubusirikare. Nigeze kujya mwiyerekwa mu nyingi ngende babwire. None ndi mwiyerekwa rimwe mbona igihugu cy'u Rwanda gitoranyije abasirikare ngo 5 nanjye ndimo. None ibintu by'ubusirikare rese nayo nabikora sinaye nabawe. Numva ndabitinya. Baduha ikosi rero ngo banza navuga ati ibi bintu si yewe ariko baduha ikosi ngo ryo kuzamuka urukuta ukagera iyo ruguru. Umva urukuta nananiwe uburyo aho ndahera kugira ngo uzamuke. Ngiye kubona mbona umuntu aranzamuye ngeje hejuru arantambikishije. Imana ishoboza. Ijambo ry'Imana riravuga ati nihamagara, niko umuririmbyi aririmbye, nihamagara abashoboye ahubwo ishoboza abo yahamagaye. Nicyo bivuga rero. Imana nanjye yarimamagaye kugira inkoreshe nk'umusirikare. Ubundi umusirikare mu ndiri wo muri ya bato y'108 turi abasirikare. Haleluya. Ngende umukristo turi abasirikare rero. Hari igihe urotare bari kugushiraho n'ibipeti hano.
ibyo bintu nigeze kubirota we ubwo uri kubona promotion mu buryo bwo mu mwuka hari igihe urota unari kurasa hari igihe urota unari kuzamuka imisozi wambaye uniform hari igihe urota n'abasirikare none bagukikije cyangwa none nawe noneho uri ku rugamba uri kurwana ndi kwakunda abasengesha bameze ubusirikare nicyo Imana ibiri kukubwira ati uri umukozi wanjye ndi kugutoranya bone moketabo kugira unkorera umurimo w'Imana nk'umusirikare nicyo bivuga rero kurota wabaye umusirikare Imana bahumugisha ibindi tuzakomeza n'ubutaha mukore subscribe mukore share na comment musangize nabandi Imana bahumugisha nimero wanjye ni 078 414 998 4 ndabakunda cyane Imana irakarama Deo niyo mazina yanjye shalom shalom amen